ariko ubu ngubu umuntu ari guca agahigo ati ninjye wakubise umuswagege iminota 60 na zingahe kuko afite episode nyinshi ngo ni urayoboye. Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV n'umungwanyu ishimwe Karibu Comedy Buribanga the Badman the Game Changer kuri iyi mihanda nyita Buribanga. Uyu munsi wa none nzanye n'umuhungu bamwita Kabuye from Rubeji yakoze ibirenze muramuzi yagarutse kuri Dreamax TV nta kindi abaje gukororetse kudutamo ibintu birenze. Ntago turi twenyine tuzanye na Platinum Bride Services. Wowe ukeneye imyenda y'abageni, ukeneye ko bagukorera decoration mu bukwe bwawe ibintu bikagenda neza n'ahandi uretse muri Platinum Bride Services, uraduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Yes, Kabuye from Rubeji, wagwane bro. Wagwane the Buribanga. Shaywana haciyemo igihe kirekire tudaheruka hano kubatamo umuziga ariko uyu munsi twahageze. Wana big time. Wana abantu benshi bamaze iminsi bambaza bati Kabuye from Rubeji ari hengaza dutemo idonido. Ewana uyu munsi naje ngiye kubatamo ikintu bita amakuru kabisa mutamwerutse kumva ari kuvuga abantu ku mihanda noneho yamubwira ati bimeze bite kabisa none wanamfite amakuru y'uruvange imihanda yashyushye ibintu birakomeye kabisa. Uyu munsi wa none utuzani iki abakunzi ba Dreamax TV baba bagukomboye papa. Ewana ngiye kubatamo ni inkuru hano iri kubikora kabisa nizo ebyiri z'abantu bari hano hanze bari kubikora. Iya mbere ni umuhungu yampano kabisa yafashe gutya kisasira cyane akakibwira ati yakivunaguye amavini ko nabyita kuko umujama papa mani body yiwe noneho inangana no kuhagaza ari hasi kabisa. Yamano waboy imihanda yayititije kuko nanjye ikintu cyanunguye muri byo nanjye kubona yari afite imbwa y'inyegene ewa nayikubise umuntu kugira wumve yuko byari birenze je nanzi kari bugweyo mani je nanzi kagiye kwica umuntu ariko nagezeyo nawe ahageze asanga hari umuntu ufite hari ikintu rwose yaraguyeyo kabisa. Sinzi niba uri kumva icyo kintu rwose. Yamana waboye nago yiburira ati nzajya makubeta muri banga mu muziki n'umusi wagege hose akuka yahoranya kabisa kwaje kwapfa kabisa arafite ewana ngibi ibintu mu imihanda yose nzayifata hejuru kuri banka rwose kuri new banka nzabakubita ewana no kumusi wagege ndihana ewana niwe muhungu wanyemeje kuri imihanda ku kintu yakoze biteye ubwoba kuko nanjye naje kubonera video nabaga tucazi uyu muhungu none hafite gahunda kabisa. Aba influencer nta kindi bari gukora live kuri TikTok, live kuri IG nta kindi bari gukora. Yamano iminota ngo 60 niga umve yuko ngewe agihagaze nyine nyibonera video man iminota 60 na ari gukubita none nge nararebye navuga ati se uziko nyine urabizi nkanje nagize nubwo bandacari n'umwana nangiye kugwasi kuko naburewe inyegene yari afite umuhini wawe kwikiza isuka papa. nawe uri murakabye cyane ariko njyewe sibyo njye sindi sure simbizi neza ariko kuko niba ari iyo minota koko 60 ningaye n'itanu yagakwiye kuba ahubwo abo ari ikintu maze kubona cyo abantu bajya gushaka abantu ngo babamamarize bajya kureba umuntu ngo abamamarize batareba ngo uwo muntu si ibi bintu arabifiringa azakora iki. Yakwiye kuba afite nka company icuruza imiti yongera kwaje kwa pra buriya akaba yamamariza yerekana n'urugero ubundi iraboro ubundi ngewe nanjye namamaza imiti rwose nahita uramujama kuko nayimutamo ewana kuko hariya avuze ati ngiye nanyweye imiti nawe abihakana kuko ni ibintu byari bigaragara ewana buri mwe wese yabonaga kabisa kuko ibintu yakoze byaragatangaza papa. nawe yagiye arituriza ariko nawe nta kintu aravuga nawe hari igihe nawe ubona sibyo nyine ukaza gutya ugakora ibintu nawe waza kureba video nyuma ibintu byabaye bayikwereka nawe ubwo ukitinya papa ukavuga ati se ibi bintu yari ngewe byagenze bitege nabaza ati se uyu muhungu niwe twari tuzi ariko ndavuga ati wa muhungu noneho uko body ye yayikoze hose yarahakoze kabisa no hasi niko yahakoze kabisa. Ariko amakuru mfite nagiye mbona mu bandi ba influencer nka Kasuku nabonye ariko bati yamano
ndetse n'undi muntu wese ahita anabitekerezaho mu mutwe agahita abitekereza, ntago yabikoze ku bushake. kugira ngo video ibe yajya hanze ntago yabigizemo ubushake. Ushobora kuba ari nka gutyo nk'umukobwa, abakobwa urabizi bakunda byacitse, akavuga ati nkubite phone mu nguni kwaje kwapura. aba baby urabizi nyine bakunda kwiyemeranaho nyine kwanga kwemeze ko arenze. Noneho njyewe ndimo ndakwereka video ntandukanye nawe uri kumbwira ati karyasi ho kwa kanaka kwaje. Ariko n'ikindi kintu, ari ibintu bajya badukinga mani, buriya hari ibintu batajya batubwiraho. Iyo ugiye kureba ya mpano nawe akunda hit byadanje, kuko sinahakana yuko na ya mpano yabikora, kuko nawe urebye nawe ubona akunda hit yadanje, kuko igishoboka cyose yagikora, ibyo asabwa byose yabikora kugira ngo nawe yamamare. Ariko andi makuru nakuye imihanda no mu ngenda natakata no mu bamotari no mu barara banje rwose, ariko naje gukurura amakuru avuga ati ya mpano nawe afite kamera arafashe angere zose, aravuga ati uko manuka angere zose yari yazifasha, avuga ati uko ndamanuka ku muswageye kabisa, video zose zigenda zigaragara. Kuko amakuru maze gukurura nuko bavuze yuko nawe ari we wagize ute ari we nawe wagize ute wafashe zira video, ngo yari afite kamera ahantu hose no muri salon, ngo n'ibyamagiye kumugaburira kuko yabishizeho. Ariko ngiye naje kubona ira video wakubita ariko abitwa ariko nuza ubona yuko aranakomeye, afite n'imyuka kuko yubatse body k'iminota 60 ngasa azengo ne yabura umwe wese. Umuntu bita Godfather akuba ati video ni 65 bagiye kugenda badu episode, ariko ibintu biri kuri iyi mihanda reba habanje Baritazari nawe Baritazari video 100 hakurikiraho bita Emeline Ishanga nawe bari kwanga na episode Henikeni kabisa. none yamana ati nanjye bagombe bagombe babivugeho. Ubundi hari abantu buriya ibintu bisigaye biri kwiyi mihanda sibyo, abahungu b'ubu ngubu nyine ibintu bisigaye bihari, sinzi niba iyi generation ihari kabisa, ibintu bisigaye biriho biteye n'ubwoba. Buriya kera umuntu yacagaga kigo avuga ati dore nubatse inzu, dore ngiye naguze ikibanza, aravuga ati ngiye ndi umusore witeje imbere naguze ikibanza. Ariko ubu ngubu umuntu ari gucaga yigo ati ninjye wakubise umuswagege iminota 60 nazengaye kuko afite episode nyinshi, ngo ni urayobora man. Ibintu bisigaye biri iyi generation y'ubu ngubu rwose bateye n'ubwo. Ariko hari abantu namaze kubona nyine bakunda kuba barimo baravugwa mu itangazamakuru. Ntago byakunda yuko sibyo, ntago byakunda yuko uri umuhanzi ngo wenda buri cyumweru ujye urusora indirimbo, ibyo ntago byakunda rwose. Ubwo rero abakeneye ikintu gituma nyine ahora ari top, nyine avuga nyine ahora ari top. Uri umuntu w'umugabo ushaka gukora ikintu uzahora nkuvuga ati uri top, warangiza ukagenda gusora zira video zimeze kuri yazi ukoza soni, ubwo kugira uhora uri top. Nase nabindi kora ibikorwa uhora uri top, ukora indirimbo zawe sibyo uhora uri top. None se buriya ikintu cyatuma uhora uri top nuko wagenda gukora bira bintu byo kwiyandagaza, guta inuza umucyo rwose, indangagaciro zawe kajugunya hasi ngo kugira uhora uri top. Wowe kora nuko ibintu byiza n'ubundi uzahora uri top, kuko ibyiza ntabwo bisaza ari kibibi. Begera nyuma abantu bakabirambirwa bakavuga turi muntu rero nta gaciro twamuha. Usanga ari ibintu bikaze. Ariko wenda y'amano ndakeka kuba video zaragiye hanze ntabwo yabigizemo ubushake. Ashobora kuba ari uwo mu baby, ashobora kuba ako se buriya wowe kutajya wiyumvisha yuko yabwira uwo mu baby ati wowe iyi video nushaka kwikubite hanze, urumva bigaragara yuko atari jya wabigizemo ubushake kandi ari we kuko ashaka hit. Erega yamana akunda hit papa, yamana akunda hit, nta kintu atakora kugira ngo ibintu bye byose bigira ute bibe biri top, nyine bamukunde bamuvugeho banamurebe. Kuko nta kuntu wavuga ngo sibyo umuntu aragiye ngo yafashe video, ariko se ubundi ibintu bibaho umuntu agenda ugiye gukubita ira umuswage ugiye kwiha umwanzi, warangiza ukagenda ntabwo urebye ngo umuntu mugiye kubikora ese aho turi hari safe warize, ukagenda bira bintu ngiye maze kubona yuko nabo bari mu bintu biri mu bintu bateguye kugira ngo bagire ute baze kuvugwaho, baze tubavugeho. Nahe bundi bira bintu ariko ndagira ngo tugire ikintu twumvikanaho. Yes. Sibyo abantu benshi
bavuga yuko iyo bigeze muri kiriya gihe ubundi hari abo njya numva bavuga ngo umugabo ngagira ngo ubwonko bubiri, ngagira ubwonko bwo mu mutwe n'ubwonko bwahari hasi. Cyabyo umugabo nyine kabisa akenshi umugabo arega gukontorora imitwe ibiri hari umuganzu wundi abafite ubwonko bumwe iyo buri gukora bundi ntabwo buba buri gukora bwabaye bwabaninze. Ubwo rero sibyo niba ubwa asari bwo buri gukora sinzi ko niyo phone yayibonye niyo yanayibona ayitekerezaho amaze gukemura serivisi yarashaka gahunda aruhutse amaze kuvuga ati rwose noneho agaruye ubwenge nibwo yongera kubitekereza ariko akabitekerezaho ibintu byagize ute byarenze, kuko ushobora no kumubwira ati dore ngende kugufata video akavuga ati ntari bifata video ariko nanjye uriya muhungu wabonye biriya bintu yakoraga atarabizi kugira ngo ngicyo nabonye baramubwira ati turafata video aravuga ati urayifata ariko nanjye shanda kuvunagura amavi ariko njye sinzi impamvu ibintu bitabera abantu isomo. Emeline bakoze video barazisharinganye mu magurupe ya WhatsApp, ibintu ntibibereye abantu isomo, umuntu nawe birongeye bimubayeho. Njye navuga yuko uwo muntu atari n'ibyo kuza ngo avuge ngo baneje abantu ngo ibiki n'ibikingure hasi ngewe, umuntu naba yabigizemo uruhare nyine. Usanga nyine bera bintu mani umuntu aba yabigizemo uruhare, ni kwa kundi nyine abantu iki gihe mw'iki gihe ntabwo umuntu ashaka kwamamara atarebye ngo ese ndamamara mu buhe uburyo bwose bushoboka, akavuga ati baramvugaho ndaza kwamamara. We arabukoresha ewana abari profit ntabwo yita ngo ni ukwamamara bimeze bite, ese ndagaragara gute muri societe nyine we arekareka icyaba ashaka ni ukwamamara, niko biba bimeze. Ariko nase ubwo ugiye kumbwira ngo yamana ira video bafashe isaha, ibaze noneho ko bafashe ira video, yafashe ira video bayiciyemo itararangira kandi yakoze rawundi zigeze muri 5. Urumva hari izindi episode bashize hehe babitse basohoye man iziri pembeni, ariko nanjye makuru mfite ndazishaka. Ari umuntu wavuze ati ndazibatamo ewana ejo bundi nzagaruka hano nanjye ndi kubereka izo video kabisa zindi ziri iruhande, kuko ayira yari rawundi ya mbere gusa papa. Dreamax TV abari show after bang. Ariko nanone ku rundi ruhande njyewe icyo nanabivugaho bajye babikora ni sawa, ni byiza, kuko batabikoze ntago twaba twica hano ari byo turi kuvuga. Noneho nawe ushyigikiye yuko bagenda bakabikora bakiyishyira hariya ku karubanda, nindi ukeneye kureba se ziriya ntuza batweresho mutipe jewe naje kureba video nari ndwaye ngiye kugwa hasi man, ngiye narebye boro yari afite kabisa ati se uyu muhini reba kadukoni reba zankoni abantu za abakora defense bakoreshaga man niba photocopy ewana kuko nanjye yanyemeje papa yanyemeje ira video nayirebye nyina n'ubwoko. Ariko bajye batwihera shot tubone icyo twivugira hano mu mihanda bimeze nabi. Hari n'andi makuru ariko man ni byinshi kabisa, burya ibintu by'inuza byo gukubita za gahunda byabaye gahunda koko. Wumvise amakuru ari hano hanze gukubita hano ku mihanda bavuga yuko hari umudije ngo bajyanye muri show barangiza bakamukubita ewana ngo bamwicaraho koko ngo bamumaranye ijoro ryose bamurarana sha. Yes muri hoteli reka nkubwire reka nkubwire iyo nkuru y'ubundi ngiye nshaka kuza guhamagara sibyo nkabaza ura mudije mubwira ati se nibyo koko. Reka nkubwire bunjenje bayiraye reka nkubwire iyo nkuru yo ni mu kiganiro gikurikiraho. Reka iki kiganiro ka tugisoreza hanga iyo nkuru mukore subscribe kuri Dreamax TV, like, comment, mutubwire muti banga iyo banga turayikeneye mu kiganiro gikurikiraho. Ubundi wowe na handi kabisa usibye kuri Dreamax TV tugutemo ewana banga zadanje amakuru agezweho hano ku mihanda kabisa tuyabatamo. Wewe ntukabureho kabisa, ujye wandika muri comment uvuga ati cyaze mwadukomye kabisa amakuru twari tuyakeneye. Ewa n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe, jyaho ukore comment, ukore like, ukore subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Video zose dukora zijye zikugeraho 5 kuri 5. Ca kumwe nanjye Ishimwe Karebo Comedy Buri Banga the Badman ndetse na Kabuye from Beje. How are you? Ewan